ubundi ni kenshi twabwiwe cyangwa waba warumvishe mu matwi yawe ijambo rigira riti iga gusevinga. Ijambo saving ndumva rimaze kuba ijambo risanzwe mu matwi y'abanyarwanda cyangwa bumva ikinyarwanda bose aho banegeye amatwi. Ijambo saving abantu benshi bazi yuko kuba bariho mu buzima bubi, kuba bariho bakennye ari uko batazi gusevinga amafaranga yabo. Kuva twatangira kugana amabanki cyangwa twatangira kugana izindi serivisi izo arizo zose zitubikira amafaranga, batwigisha yuko gusevinga ari byo byonyine byazatuma ejo hazaza hacu haba heza. Ibi bintu batubwira ubishyize mu nyurabwenge, aya magambo afite ubwenge. Ariko kuri iyi nshuro ngewe nje kukubwira yuko gusevinga ayo mafaranga yawe uhora usevinga buri munsi nta kintu azigera kumarira. Ahubwo nje kukubwira ko izo saving zose wirirwa gukora buri munsi arizo zihishe inyuma y'ubukene ubona ufite mu buzima bwawe. Wowe uri kunyumva uratangaye, ndabyumva uratangaye, kandi ibi bintu biratangaje kuba ibi binyoma ari byo wagendeyeho kandi ukabona ubuzima bwawe budahinduka. Wowe uteze amatwi iki kiganiro nguhaye ikaze mu isi y'abagabo. Reba hasi nimba warakoze subscribe, ubundi uze twumvire hamwe ibinyoma biri mu gusevinga amafaranga. Dore ukuri ngufitiye kuri iyi ngingo. Gusevinga amafaranga bituma wumva ufite umutekano, ariko gusevinga amafaranga muri iyi si y'ihindagurika ry'ibiciro bya buri munsi, byagiye hejuru, byamanutse, byagiye hejuru, uyu mutekano ni ikinyoma cyambaye ubusa. Reka nguhe urugero. Ushobora kuba umaze imyaka 10 wizigamyemo basi miliyoni 10. Ayo mafaranga miliyoni 10 wizigamye muri banki, iyo wicaye wikomanga mu gatuza ukavuga ngo natorotse yasi yo kwirirwa nsesagura amafaranga. Ariko uyu munsi za miliyoni 10 umaze gusevinga mu myaka 10, kuri iki gihe ubu ngubu uzingana na miliyoni 7 byibuze n'ibihumbi nka 500 muri purchasing power, mu mbaraga z'ibyo zagura. Ubwo ngubwo aho ngaho mbafashe za miliyoni 10 za kera muri ya myaka 10 nkareba icyo zari kugura muri icyo gihe n'icyo ubu ngubu miliyoni 10 zagura mu isi y'ubu ngubu. Uko gutakaza agaciro kw'amafaranga yawe nibwo buryo bwonyine uba urimo uragenda ukenamo, ugwa mu bukene bukabije kandi wowe utabibona. Iyi sisiteme iba irimo iragenda iteza imbere ayo makonte ubitsamo, kuko amafaranga yawe yo baba bayakoresha mu kuguriza abandi, ariko wowe ari nako ugenda ukatwaho n'imisoro yo kugenda ubitsa amafaranga. Ubwo aho ngaho ni mu gihe amafaranga yawe abitse muri banki. Mu gihe abitse mu mufuka wawe nabwo bari kugenda atakaza agaciro, kuko aba atari gukora imirimo ibyara inyungu, ahubwo amafaranga yawe aba yicaye hamwe nayo. Koko kwa gutakaza agaciro kwayo birangira wisanze amafaranga yawe ari make ugereranyije n'igihe tugezemo, kandi yari menshi ugereranyije n'igihe twavuyemo. Ubundi ahangaha dusanga twarigishijwe gusevinga, ariko tutarigishijwe gukuza amafaranga yacu. Kandi muri iyi si igenda igira impinduka uko bwije n'uko bukeye, igihe cyose utarimo urakura mu bushobozi ntaho uba utaniye n'uri gupfa, kuko uba urimo uragenda ushira gake gake. Dore ikibazo rero abantu benshi mutazi kandi mutajya munavugaho. Ubundi kwizirika ku mafaranga imizi yabyo ni ubwoba. Ubundi kwizirika ku mafaranga cyangwa gusevinga amafaranga yawe cyane byubakiye ku kintu cyitwa ubwoba. Ubu bwoba butoza ubwonko bwawe kumva ko nta mafaranga ahagije abaho. Rero nimba nta mafaranga ahagije abaho, ayo ufite yizirikeho ntakuveho, kandi wirinde gufata risike iyo ari yo yose mu buzima bwawe. Iyo iyi myumvire yamaze kugucengeramo, yamaze kukugeramo neza, mu mboni zawe utangira kubonera isi mu bwoba aho kugira ngo uyibonemo opportunity. Muri iyi si nta kintu na kimwe cya opportunity ujye uyibonamo iyo utekereza gutya, ahubwo ibintu byose
uba ubibona ufite ubwoba uvuga ati ibi nibije kunyenesha, nibije kuntwarira amafaranga. Ahangaha niho wisanga wahisemo kugarama ku mafaranga yawe aho kugira ngo uyashore mu kwiga ubumenyi bushya. Ahangaha niho usanga uciye kuri ka kofi cyangwa se ukanga kwigurira litiro y'amata kubera yuko igura ibihumbi 2. Ahangaha niho usanga wanga gushora amafaranga yawe ahubwo kubera yuko birimo riske, ahubwo ugahitamo gukora imyaka 40 kugira ngo uzabone ikiruhuko cy'izabukuru kuri 65. Kandi ndakubwiza ukuri, uru ni rwo rusimbi rwa mbere uba ugiye gukora mu buzima bwawe. Ahangaha uba uri kubara yuko kuri 65 uzaba utegereje kurya ya pansiyo ugasaza neza. Ubizi utese ko uzahageza. Hari n'igihe baba bariga bazakwirukana ku myaka 38 utaruzuza wa 40 mu kazi ngo 65 yuzuze uhabwe pansiyo. Icyo gihe se pansiyo urayibona warirukanwe? Ndagira ngo kuri iyi nshuro ukoresha umutwe wawe utekereze kabiri. Ubundi reka ngo ukopeze formule abakire bakoresha bakira. Ntago abakire bajya basevinga amafaranga yabo kugeza babaye abakire, ahubwo abakire bongera igishoro muri business yabo. Abakire bari investing, barashora. Abakire bareka amafaranga yabo akabakorera, woweho mu gihe uri kurwana no gusevinga kuri ako gashahara kawe ka dukeya, bikagusaba gukora cyane uhembwa duke, ariko ukomeza gukora cyane winjiza duke. Ubundi reka nkoresha urugero hano ruri bugufashe gusobanukirwa ibi bintu. Ubundi gusevinga amafaranga ni nko guhinga mu ibase cyangwa se mu bimene by'amajerekani. Sinzi i Kigali niho nabibonye, ubona abantu bakunda gufata amabase cyangwa ibintu bibakikije by'ibimene by'amajerekani, ukobona babishyizemo ubutaka batangiye kubiteramo imbuto, bizeye yuko icyo giti bateye mu ibase kizera. Ushobora cyangwa se urwo rubuto ruzera. Urwo rubuto iyo ruteretse aho ngaho, amaherezo ruruma, urwitaho ukora uko ushoboye, ariko niyo rwakwera ntago rwera neza kabisa, birangira rwumye. Naho ku rundi ruhande gushora ni nko gutera imbuto zawe mu murima uri mu butaka buzima. Birashoboka yuko ibi bintu bifite riske, ariko mu gihe cya nyacyo wasevinze ku winvestinze cyangwa wateye mu butaka imbuto zawe mu murima mugari umenyereye guhingwamo, warangiza ukita ku murima wawe. Iyo utegereje mu gihe za mbuto zawe zirakura, zigakura zikera ibiti byera imbuto, kandi ibyo biti bikikuba kuko biba bifite umwanya uhagije, biba bifite ikibuga gihagije cyo kwikubiramo. Ariko se wa muhinzi wahinze mu ibase, imbuto ziwe azagira amahirwe yo kuba zakwikuba? Amahirwe wa muhinzi wahinze mu murima mugari azagira yo kuba imbuto zakwisanzura ntago ariyo mahirwe wa muhinzi wo mu ibase azagira. Ikindi, ntibizigera bivuna wa muhinzi wahinze mu murima kwirirwa aza kuhira, kuko bizaba bikorwa mu miterere y'isi. Mu gihe wa wundi hahandi yashyize yabase azajya anyuzamo akibagirwa kuza kuhira, cyangwa se yanahagera agasanga nahageze ku gihe, ashyizemo amazi menshi cyangwa make, bikaba ari byo bizamudindiza, bigatuma ibintu bye bitamuhereza umusaruro yari yiteze. Dukurikije urugero tumaze gufata haruguru, ubu ndumva noneho ikibazo wakwibaza, ese ikibazo ni ugusevinga cyangwa ikibazo ni iki ndi gusevingira? Ese urimo urubaka inzozi zawe, urimo urasevingira inzozi zawe uri kubona zigoye, cyangwa uri gusevinga kubera ko ufite ubwoba bwo kubura amafaranga, kubera ko ufite ubwoba bw'ejo hazaza? Ikintu cyonyine ugomba kuzirikana mu buzima bwawe ni uko amafaranga yicaye abora. Iyi niyo mpamvu yonyine ituma wumva amafaranga bayita umugenzi. Amafaranga ni umugenzi kuko aba agomba kukugeraho, agasanga ufite inzozi, ubundi ukayakoresha mu nzozi zawe akuvaho ajya ku bandi. Naho mu gihe cyose amafaranga ushatse kuyatangirira iwawe, amafaranga ni nk'amazi. Ntago bishoboka ko umugezi waba uri gutemba ngo nugera iwawe uwukusanye uvuge ngo ntago uri burenga iwanjye. Barakubeshye, ibyo ntabwo bishoboka.
icyo nshaka kubona wowe uteze amatwi iki kiganiro ni uko ubona ko turi kuba mu isi itandukanye n'iyo tuvuyemo. Amategeko cyangwa se icyo ababyeyi bacu bagendeyeho kugira ngo babeho ubuzima bwiza, kuri ubu ngubu ubigendeyeho ntabwo byakora pe. Kera byarashobokaga ko basevinga amafaranga bakaba bazagura inzu ndetse bakazanisazira bibera mu mafamu y'inka cyangwa se bifitiye imirima irimo irera buri munsi. Ariko ubu ngubu byonyine kugira ngo uzatunge diplome bihenze kuruta kugira inzu. Ubu ngubu imirimo cyangwa se guhabwa akazi ntabwo bikiri isezerano ku muntu uwo ari we wese. Ibiciro ku masoko cyangwa igiciro cy'ubuzima kiri kugenda gikura buri munsi, ariko imishahara y'abantu bayihembwa bo ntabwo iri kugenda ihinduka buri munsi. Listen, ntega amatwi, umva amategeko mashyashya. Rekera gusevinga amafaranga, tangira wige gukuba amafaranga. Iga imirimo irenze iy'akazi ufite muri iyi minsi. Tangira wige uburyo wakongera umushahara wawe, urekere kubaho udipendinze kuri wa mushahara uziritse ku gihe cyawe. Tangira wige uburyo wakwinjiza ariko kabone nubwo waba utari gukora, nubwo waba uryamye ukaba winjiza. Tangira agaside haso ku ruhande cyangwa utangire wige ubundi bumenyi bwakubyarira inyungu. Tangira wige gushora amafaranga yawe ku buryo wiga uburyo wajya kuba igishoro cyawe cyangwa se amafaranga yawe buri munsi. Kuko igihe abantu bari gusevinga amafaranga baba baryamye, abinvestor bo cyangwa abashoramari baba barimo barubaka inzozi zabo. So, listen to me. Gusevinga amafaranga yawe ntabwo bikugira umukene. Ariko iyo usevinze amafaranga yawe utagamije impinduka mu buzima bwawe, udafite intego, uwo nguwo ni wo mutego uhambaye uba urimo uragenda ufatwa nawo. Abakene babika amafaranga kugira ngo barebe yuko babaho. Ba rubanda rugufi, ubwo ndavuga ba bandi baringaniye, bo babika amafaranga yabo kugira ngo bumve bafite umutekano. Ariko abakire babika amafaranga yabo kugira ngo avemo igishoro. Ntabwo hano nitaye ku ngano y'amafaranga waba usevinga iyo ari yo yose, ahubwo icyo ndi kureba ayo mafaranga n'icyo yamaze. Bitekerezeho. Ndashaka ko utangira gake gake, ubitangire birimo ubwenge, ubitangirane ubushake. Ejo hazaza hawe ntahahari, ntabwo habitswe n'ibyo ubitse, ntabwo habitswe n'ayo mafaranga uri kubika, ahubwo ejo hazaza hawe hazubakwa n'ibyo uzaharemera. Ikibazo cya nyuma nagusaba cyangwa nakubaza cyangwa nawe wakwibaza, ese uri kubika amafaranga yawe kugira ngo wumve ufite umutekano, cyangwa urimo urabika amafaranga yawe kugira ngo wumve ubohotse, wumve ufite umutekano, wumve ubuzima bwawe bubohotse? Ubwo kubohoka ni ukubohoka umuruho w'ubwoba. Kora subscribe kuri iyi YouTube channel. Ikiganiro cyo n'isi y'abagabo nakagaruka. Ciao ciao.